hari ikibazo twumva twakubaza. Yego. Muri iyi minsi hari kugenda haduka ibintu abakristo bakishyuruswa ubwiherero ku nsengero kandi banatuye, ni ikibazo kiri kugarukaho muri iyi minsi. Reka nkawe pasiteri ushinzwe kuyobora abantu, uyoboye uru rusengero rwa hano, icyo kintu mu by'ukuri wumva gikwiriye, wumva ari byo, hakorwa iki? N'ubwa mbere mbyumvise sinarinzi ko bibaho, ariko natangaho igitekerezo. Sinzi n'itorero bibamo. Turi kumwe na pasiteri, nawe ni umuyobozi mu itorero rya ADEPR ku rusengero rumwe hano mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali. Tugiye kumuha akanya atangire atwibwira, aranatubwira naho ayobora, hanyuma tugirane ikiganiro. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire, turabibutsa ko ni Bendera TV, turimo kugenda atubanyurira hirya no hino tubazanira ibyiza. Uyu munsi rero twerekeje muri Kicukiro. Pasiteri, turabakiriye. Murakoze cyane. Hanyuma rero kugira ngo twinjira mu kiganiro neza, twatangira twibwira aba bantu bari kudukurikira. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwaje kudusura no kutugeraho. Nitwa Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste, nkaba nkorera mu itorero rya Kicukiro, paruwasi ya Nyanza ku mudugudu wa Murambi, aho nkora umurimo w'Imana. Hanyuma pasiteri, mumaze imyaka myinshi muri iri torero rya ADEPR, usanga harimo abantu bagenda bashaka kurirwanya, udutsiko iki. Twahagarukaho naho mukatubwira mwe uko mubibona, cyane ko mufite n'uburambe muri ADEPR. Ku ruhande rwanjye ntabwo ntekereza ko ari udutsiko, ahubwo nyafite uko mbibona mu rundi rwego rumwe n'urundi. Ikintu cyose buri gihe umuntu ufite imbaraga cyangwa umuntu ukora cyangwa itorero rikora ntirubura barirwanya bishingiye mu kunanirwa kwa bamwe cyangwa se mu kudashobora gushyira ingano kwa bamwe. Bityo rero njyewe ntekereza ko mu gihugu nk'iki cyacu gifite umutekano, gifite abantu bagikurikirana, gifite uburyo abantu bareba ibintu, ntabwo nemeranywa n'utwo dutsiko kuko ntatwo baduhari. Ahubwo ikibazo ni abantu bananiwe gukora inshingano, bananiwe gushyira mu bikorwa ibikwiriye gukorwa, noneho habaho ibyemezo runaka bifashwe abantu ntibabyishimire. Ni itorero rifite abantu benshi, rifite abapasiteri benshi, rifite abarimu benshi, rifite abantu benshi cyane. Ni itorero rimaze gukura, ryatangiriye hasi, urwego rugezemo abishobora n'ibyo ko bigezeho bikomeye. Bityo rero njyewe ntekereza ko ni uburyo bashaka guhindura ibintu, ariko kamwe ugasanga harimo kutanirwa kwa bamwe no kutigirira icyizere kw'abandi. Njye nuko mbibona. Pasiteri, urashaka kuvuga yuko muri bamwe mu bapasiteri harimo abatinya inshingano, akaba ariyo mpamvu bigenda bibyara ikibazo? Bigaragara ko iyo udashoboye gukora ikintu muri iki gihe turimo mu Rwanda turimo, accountability ni ikintu cya mbere. Iyo umuntu araniwe gusohoza inshingano ze, araniwe gukora ibimureba, niwe uhaguruka bitewe n'uko agomba gufatira ibyemezo. Icyo gihe rero tugiye kwitegereza muri kino gihe abo bita ngo utwo dutsiko, ntabwo ngemera nabyo, nongere mbisubiremo, njye ntabyo nemera. Ahubwo n'abantu biburira icyizere, bakiburira icyizere, bagakora imitima itinya, bagakora unadatuje, ariko mbona ko nta n'igikomeye kinahari, kuko burya itorero ryubatswe ku rutare, naho abandi barwanira ibintu mbona bitanafatika. Hanyuma ubwo rero hakorwa iki? Njyewe hari ibintu nka bitatu ntekereza ku ruhande rwanjye. Ikintu cya mbere ni uko abayobozi bacu batuyobora bagomba kwigirira icyizere, bakumva ko bashyizweho n'Imana, kandi umuntu washyizweho n'Imana arindwa n'Imana. Cya kabiri, ntibagatinye gufata imyanzuro aho babona ikwiriye gufatwa, kuko umurimo w'Imana dukorera Imana, tugakorera n'igihugu, tugakorera n'abakristo bacu ubundi akenshi. Ntabwo ari uko abayobozi, ikintu cya mbere nongere mbisubiremo, kumva ko bashyizweho n'Imana, kandi bakumva ko yabashyizeho izabarinda. Kabiri, ni ukongera bakigirira cya cyizere, kuko mu bantu benshi, mu bihumbi 600 birenga by'abapasiteri n'abandi, n'Imana imuhisemo kuyobora umwanya runaka,
yagombye guhagararaho icyizere yagiriwe agakora adatinya. Icya gatatu kwikuraho urwikekwe, kuko umuntu akeka undi, undi agakeka undi, undi agakeka undi bishingiye ku bintu runaka. Ariko bakuyeho urwikekwe hakabaho igenzurwa rikwiriye, utabishoboye akajya aho ashoboye, ushoboye akajya ahandi ashoboye, nyamara kitaba ikibazo. waravuze ngo ushoboye akajya aho ashoboye, urashaka kuvuga ko bo bajya hehe? Ni ukuvuga ngo hari ushoboye. Niba umuntu adashoboye kuyobora urugero umudugudu, ntabwo bazatinya kuwumukuraho ngo ni ukugira ngo batagaragara ko bahemukiye umuntu. Ibyo atakoze, ibyo adashoboye, ibyo ashoboye ibyo bitumye agomba kujya aho ashoboye. Icyo bishatse gusobanura, niba umuntu adashoboye kuyobora urwego runaka bamushinze, hari inshingano zihari, hari uburyo agenzura ibyo bintu, hari ibikorwa, hari amaraporo. None ibyo bintu adashoboye kubikora ntabwo bazahamurekera kugira ngo ibintu bipfe. Agomba kwicara. Rero niba yicaye yivuga ngo baramurenganije, ahubwo niwe ubwo wirengeje ko atashoboye ibyo bamusabye. Aho rero ntakunda kuva za ntambara ngo babyita ngo ni ugukubita, ngo banjyanya. Ariko aho twahamagariwe ntabwo twamariwe kuzirikwaho duhora baratwimura, ashobora yakamanuka. Njye mva ubwo buryo rero. Hanyuma hari ikindi kintu numva twavugaho pasiteri, kubera iki umuntu aribaza ngo kubera iki ADPR ihora mu bitangazamakuru abantu bayivugaho? Ese ni uko ikora cyane? Ese ni uko ari itorero rikunzwe cyane? Ese ni ukubera iki? Nabyo ngira ngo twabivugaho. Iki ni ikimenyetso cy'uko itorero ririho, kuba rivugwa riri mu bitangazamakuru, ushaka wese yandika atekereza nuko itorero riri mu bikorwa, ririho nirizima. Atari rizima ntabwo ryavugwa. Njye mbona nta gikomeye kirimo, ahubwo ikibazo mbona kigoranye abakwiye gusobanura ikibazo cyabyo bahaguruka. Ari kuba tuvugwa buri munsi mu bitangazamakuru, mu ntambara, nuko dukora, nuko turiho, turi bazima, ubuzima burakomeje. Nuko bashakuje kuri Dove yaruzuye, abantu bayikorera nk'ibiterane. Nuvuga ngo impamvu rero tuvugwa buri gihe, impamvu buri gihe ibintu bizamuka, nuko itorero ririho, ririmo rirakora, active, ntabwo risinziriye. Ntabwo risinziriye, niyo mpamvu umuntu wese kandi urikozeho inkuru ntacyo bari yitwakira, afite abakristo benshi, isi yose ikareba. So rero kuba tuvugwa, kuba twandikwaho, kuba umuntu wese adutekerezaho, njye mbona ahubwo ari n'indi mpamvu imwe iduha gukomera ko itorero rirazima rirakora, ryubatse ku rutare. Turacyari kumwe na Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste, ariko turakomeza kwibutsa abantu ko ni Ibendera TV. Kanze hariya hasi ubona aderese zacu, waduha igitekerezo n'inyunganizi, kimwe nuko nawe ushaka ko tukugeraho tukakuvugisha, ni karibu, mwese muhawe ikaze. Hanyuma Pasiteri Ntambabazi, mbere wahoze uri umushumba muri ADPR, mbo haza kuvaho ubuyobozi bwari buriho buvaho, ubu ngubu uri umupasiteri nanone muri ADPR, mbo duha ikigereranyo, ubibona ute, ubyumva ute? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane mumbajije. Nari umushumba nabaraga paruwase, icyo nahagaritse ni ukubara paruwase kubera kwiga. Ariko icyo nandi cyo ntabwo nagihagaritse, kandi nagomba ko byari itegeko ryacu twemera muri ADPR yuko umuntu ugiye kwiga hanze y'igihugu ahagarika kuyobora izo nshingano, yarangiza hazagarukira bigakorwa. Nge rero nta byinshi navugaho, ari ubuyobozi bwa mbere bwakoze mu gihe cyabwo, bukora ibyo bugomba gukora, kandi ibyo bakoze byari ibyo ko burya byanga byakunda buri muntu akora, hari ibyo yicari n'ibyo akiza. Rero ikiza ibyo bakoze turabashimira, n'ibitaragenze neza nibwira ko ubuyobozi buri mu gihe no gukosora. Nge rero nta byinshi nabivugaho, noneho ubundi buriho nabwo burimo burakora, nta byinshi navuga barimo barakora, ko nubwo njye simboneka, nubwo ndimo ndi ku mudugudu, ariko mfite indi mirimo ndimo nkora ku buryo nakurikirana ubuzima bw'itorero umunsi ku munsi, ntabwo ndarangiza kwiga. Ariko ntekereza ko nabo mu gihe cyabo bari gukora ibikwiye icyo bagombye kuba bagakoze. Uko bakoraga, uko yengereranije uhereye ku itorero rya ADPR ryo kugera uyu munsi wa none, ntekereza ko umuntu wese ashyirwaho mu gihe cye kugira ngo akore ikintu cyo mu gihe cye, kandi ibyo ashoboye gukora bari ibyo ngibyo. Rero ntabwo nagereranya, kuko nta beza nta n'ababi, ahubwo bose bagiye bakora mu gihe kijyanye n'igihe cyabo, kimwe nuko n'undi nawe yaza yahura n'ibyo bintu akakora mu gihe cye.
nkabashimira aba mbere babanjeho, hereye ku batangiye bakurikiyeho na bano basimbuye nabo bariho nabo ubwabo, ntekereza ko bari gukora mu gihe cyabo. Gusa ikintu nabagiraho inama imwe gusa ni ukumva ko bahamagawe n'Imana kandi bagakora bizeye bisunze imbaraga z'Imana yabashyizeho, kandi mu gufata ibyemezo ntibagire ubwoba ngo batinye, kuko burya mu gihe cy'umuntu arakora cyarangira akajyaho n'abandi. Hanyuma pasiteri rero nk'umuntu nyine ushinzwe kuyobora abantu, hari ikibazo twumva twakubaza. Muri iyi minsi hari kugenda haduka ibintu, abakristo bakishyurwa ubwiherero ku nsengero kandi banatuye. Ni ikibazo kiri kugarukwaho muri iyi minsi. Reka nkawe pasiteri ushinzwe kuyobora abantu, uyoboye uru rusengero rwa hano, icyo kintu mu by'ukuri wumva gikwiriye, wumva ari byo, hakorwa iki? N'ubwa mbere mbyumvise sinarinzi ko bibaho, ariko natangaho igitekerezo. Sinzi n'itorero bibamo. Ubundi ibintu byose biva mu bwumvikane, kandi ntabwo abantu bose 100 bazumva ibintu kimwe. Ariko niba itorero ubwaryo mu buyobozi bwaryo bavuga bati kugira ngo tuwarete zacu zihorane amasuku, zihore zisukuye, abantu bakabyumvikanaho, ntekereza ko byaba ari bitagira ingorane. Ariko niba ari umuyobozi ucara akabishyiraho, aho yabarengereye. Ikindi cya kabiri, ntabwo amaturo ajya gutunganya tuwarete. Hari uburyo amaturo akorwamo, hari uburyo amaturo aba yaragenewe. Ntekereza ko icyo ngicyo cyaba igiciro cy'amasuku, kuko buriya uvuze ngo kandi batuye, none se n'ikiguzi ibyo bakora. Ariko pasiteri utaragera kure, ubundi nibwira ko itorero ari abakristo. Nkibaza ngo kubera iki ikintu nk'iki gishobora gushyirwaho kigafatirwa umwanzuro, abakristo sinkeka ko aribo bakaba ubundi bafata uwo mwanzuro. Buri torero rifite ukuntu ribaho. Sinzi niba biri muri ADPR, sinzi naho biherereye, n'ubwa mbere mbyumvise. Ariko nakubwiye ijambo rya mbere ngo niba mu myumvire yabo baricaye bakiga ikintu nk'itorero bakagishyiriraho umwanzuro, ntekereza ko nta kibazo cyaza. Ariko batarabiganirijwe, ko buryo itorero rifite ukuntu riyoborwa mu bisubiremo, hari amafaranga aba yaragenwe, cyane cyane nko mu itorero ryacu byo cyaba ari skandale, kubera ko ADPR ukuntu yagira amafaranga. Ntari buvuge pourcentage kuko si yashinzwe kuyavuga, ariko hariho pourcentage zisigara mu midugudu kugira ngo zikore ibyo byose bambwiraga. Piyejenike zigurwe, akora amasuku babikore, byose byo twarabigereye. Aho iwacu ho nibwira ko hari undi ubikozaho, byanamuhenda byanamugora. Ariko ubu andi matorero afite ukuntu abona ibintu byayo bitetse nuko yabitekereje. Ngiye ku rwanjye ruhande ubwo wambaza ngo ubona ari byiza. Kuri njyewe niba nta bije yateganijwe kubikora ntacyo bintwaye, ariko yaramutse irateganijwe bakongeraho kuyakabana cyaba ari ikindi kibazo. Nuko ntekereza ubwo muri ubwo buryo. Yes. Hanyuma tugana ku musozo, ibyo byose mufite ubutumwa bubari ku mutima, yaba ku ruhande rw'itorero nyirizina no ku bakristo. Twabaho umwanya mugatambutsa ubutumwa bwa nyuma tugana ku musozo. Mbere na mbere ndabashimiye kuba mwaje kudusura hano i Murambi. Njye ntekereza ko ubutumwa natanga buri mu buryo butatu. Icya mbere ndabuha abakristo b'itorero ADPR. Itorero ryubatse ku rutare, nta kibazo gihari. Itorero ntiriyobowe nabi, nta kibazo gihari. Itorero nta bibazo rifite kuko abatura baratura, turakingira, amakora arasohoka, umurimo w'Imana uragenda, ibintu byose bimeze neza. Ku buryo twebwe tuzi neza ko Kristo aracyafite itorero mu biganza bye. N'impamvu tuvugwa nuko turi bazima. Uvugwa n'uriho, ukora ni ukosa, udakora nakosa. Soro abakristo mu gutuza umutima, nta dutsiko, nta barwanyi, ibyo ntaho biba, turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Cya kabiri ndaha abayobozi bacu, cya mbere kumva ko bashyizweho n'Imana no gukora mu gihe cyabo, kuko burya mu gihe cyawe hari ibyo ukora bitashimwa na bose, bitanakundwa na bose, ariko uri mu nshingano zawe. Kuko urumva niba ufashe umuntu ukamwambura ahantu yakuraga
umugati w'urugo rwe kubera ko ubushobozi bwe butakimwemerera kuba kuri uwo mwanya, wamujyana ahari ubushobozi butuma atabasha kuba ko yabagaho, byanga byakunda azagira ikibazo. ariyo mpamvu mbwira bagenzi banjye b'abapasiteri tunyurwe kuko duhamagarwa, ntitwahamagara ibihembo, kubera aho turako tuzarwanira ibihembo. niyo umuntu wamuhinduriye umwanya nanyurwa n'uwo nguwo afite, kuko icyo tumaranira dufite kuzajya mu ijuru. hari Imana twemereye ko twe turi abagenzi bajya mu ijuru. cyanyuma gisoza, ntibategereze yuko abandika batazandika, abavuga batazavuga, n'abazarwana n'abandi bo ku ruhande n'ibinyamakuru bitazabura kuboneka. ahubwo icy'ingenzi ni iki? nuko dukora inshingano, yaba umuyobozi, yaba umukristo, yaba uyoborwa, icyo umuntu ashinzwe cyose, kandi akitegura gusobanura ikintu arimo abazwa, atabasha kugisobanura, bakamuha umwanya ujyanye n'ibyo ashoboye gukora, kandi yahagera akanyurwa. cyanyuma gisoza ni uko dukwiye kwicara tugakorera itorero, tukarisigira abo tuzariraga turimo turakura, tukaribasigira rimeze neza, atari inyungu z'umuntu ku giti cye, ahubwo umuntu yumva yubakira ejo hazaza, yubaka u Rwanda, yubaka abanyarwanda, azamara sosiyete nyarwanda. cyanyuma gisoza ni ukwiringira Imana no gukora dushyizeho imbaraga. nuko mbyumva. murakoze cyane, turabashimiye. murakoze. tubibutsa ko twari kumwe na Pasiteri Ntambabazi Jean Baptiste. ni Bendera TV, mukomeze kubana natwe. nge nari Anacletine Ntirushwa, tuzongera ubutaha.